mwaramutse mwaramutseho mwaramutse ngenda sinumva ari nyiragutabara ngeragutabara waramutse ngeragutabara birakomera sabaririza namahoro se namahoro da akira agaciko ushikeho pereza ngaho ese zagira ngo sinigitangaza ya usanze gira akarenge keza ute usanze nkirwarura rwose ngaho se ndebera ngahora yumviye nawe ntarwagwa se ni inkumbi nakubwiza ukuri rwose nibyo koko akatunganye da yewe aho yantera umutwe mwiza mwene marongo ye yewe arakagira amata hepfo no haruguru y'inzira undi se udatiri mu karubwo ntarwagwa mba mfite yampaye reka ariya mukoma yanjye rwose ntajye yiburiza yiburira da uribuka kandi ko n'amarembo y'urwanjye adafungwa ntambwa zijyana zihabambye nawe ahubwo wiburiye sinzi icyo twapfuye wahora n'iki ko ndakigiraho ndirimukira nubwo nuko nari mvuye kurungukira umwana kakamasa dore ko kigiraho zihagarara ese ubundi ugira ngo icyo kibazo niwe ugifite wenyine reka da giteye inkeke rwose bose ahora zo baragowe rwose n'ubundi se naca ku rugo ego n'ubundi guhera gutabara burya guca ku rugo rw'umuturanyi n'igitutsi ni igitutsi ndabizi ukabigire da dorere ariko mwa bari baranahiriye ngo ufunguza mukungwa na Nyabarongo ngaba numva hari mu munekera mbanze numvera have yawo nabanzi bangirwa n'ubwo abantera n'urubwa koko ndabibone rwose uretse yuko na rubanda bavuga burya si buno ndakabura imfura yanjye ngarukiye imbore neza kera gutaba ndakumva ubu maze kwegura umusaya kandi ko ngukize nko barayiganira hari igihe se rwacyari insamburiye ripfa nkizwa n'igitsure kiturangwa mu kwa bushari bizabe ngendanyiko wahora niki ariko akira nyiherera ariko n'abantu ndumusinzi sinyiriwe dore ko utamarwa no kurira nakubwiye sigaho nabiyo kwa Nyamugenda batumva witaze ryose yakwiye urakagira amatani nabwo bampaye muri zaburo kuko izina niri kujije none se n'uvivi buzavuge ngendanyiko gusa icyo navugaga si izuba ryacanye iwanjye handikwa ashwi cyangwa ubana gujije jyenyine ariko ni nkabyo umva wamfura wawe hano bamwishywa wanjye amazuru yamunaniye maze azasanga abandi bana uravuga nyiraba yazana se ndiwirirwa ubaza n'uwo ariko akagira ubuntu bwatiza n'urugi nakubwiza ukuri burya se afite urugwiro nk'iby'uwuzukuje maze agasuka sinakubwira yewe mama shenge sigaho nyiragutabara se ko numva bisekamo ese ugira ngo na amacuti reka da nibya bisahira ndabiza binsahura byo ukatsindwa n'agasani mbese ndakubwiza ukuri dora ariko nkubwire uwitwa mupagasi we rwose ejo bundi nari mucuze inkumbi neza mupfiki inkumbi nari nyerese rwose mupfikise sicyo ngo dupfiki wahora n'iki kore nta cyarenga ari none ibi ngibi bitangaje rwose haronona ugendera ariko maze guca agacyaho naho ubundi nari impezi niko ye uwo mupagasi uvuga asumwari ucumbitse kwa gasuzuguro bati ntiwirirwa ubaza wamumenye mbese none aho agambiriye kuraruangarukiye wa muhungu wanjye nkumva rwose uwo muntu atari wamuntereje reka icyo gikinya barakimbariye wa mugani w'abazimuzi yewe uramuvuga se uramuzi dore gasuzuguro ejo yari afite uwo marabura tubwimbire ambwira nigwa ngo wapfusize imbyeyi ubwo barahuye wahora n'iki ntiwirirwa ubaza ati hari ukunda umudeyideyi yabwiye abiwanje ngo izina niryo muntu ngaho abatunzi ariko byo nagasuzuguro koko nyabitaba nagasuzuguro kabi ati yari intambara nuko ndasoje urugamba n'inzererezi maze ari ikengera nibwo ngo ahisha akirukana aracohera ngo zagwe ko gasi akarindagira yewe ariko nkubwire n'ubundi muheza abacanye bacu nizo zizadukoraho ndagabagira imbuga nabo bagakata ariko nawe ko dushaje ubibona ubundi hari aho umuntu yacumbikiye atazi se na se wabo koko wiriwe ntigitangaza yewe nagatangaza ariko reka tube dufataho ngabwa ndumva kararyoshye ya mugabo we akana kayoga sinarize kuzikwengera rero bigiza sumuneke akubwiye nibyo gose
umunsi umwe ariko nanze nzagutumira nta kibazo nugira rero meze nk'ubu nzagutumira tuzakorana rwose turumwe terunga birati ariko ndumva umuntu uvuga ni wa musore wanjye uvuye gukora iyo miriya abo bafite ibikorwa rusange ubwo rero wanandongo yarwo gatsera ubwo nta muhungu wa marongo waguteye umutwe mwiza niyo yajyaga mbese baracyawe kazegera guta kwita urahita ntabwo bagihumeka nibyo niba kore umwana n'ugukora ega natwe twaragidanye kera bubukwerere ese mwiriwe Garukiwe cyane ngaho yoboka ngari zisigana gusanga nk'umutabazi karamenyere gutabara uterera ku isonga rudatatira abatinyi baje butwemo imitima mama kwibyara gutera ababyeyi neza sha oje no kwitabara tongo giraso kiro umugore n'abana murakoze ese wiriwe sha ugarukiye mwiriweho mwiriwe nta waravugiye kwirereza pe ntacyo ariko turahapfundikiye pe ahasigaye nahijuje kavumera nyaruhindu gahumiriza umuhinzi enda tukobanza mwana wanjye hako imana izabaje imfora n'umugisha nugucaho gake ariko maze nkajya kwikiza uburimiro bashaka fate wada kesh ibintu biriho da babikora so murakoze n'ibyawo yewe kararyoshye nyabuna garukiye niba uri bwerekeze iyo ku maduka ntushike nakwitumira imisumari ndajyayo nimara kuruhuka nanjye hari ibyo nshaka kujya kwireberayo harya imisumari yawe si ikiro kimwe gisigaye ndakeka eregana ndahura naho n'inzu none iragenda igera gute n'ikiro kimwe gisigaye ndakikuzanira urumva njyaho ndakikuzanira urabukoze mvura yanjye ariko nyanda afite amahanga se n'abakera abanambuye abakora ufite amasaro kometanyeze gikondera n'igikore n'ubundi kwa bushari avukaga abagabo usibye ku minsi yewe turekana amaze kubigihame cy'umuga umuryango ntituri bubone pe rwagwa rurambumye umva rero ugera gutabara uri inshuti yanjye kuva kera ndabizi twaciye ku nda twagize ntacyo nakwishura bisi pe rwose nditira uriya mwana nawanjye nsanga riri nta makemwa nanjye ndamugosheme wabwiye ndiwunywa turarumwa ariko biratendeye turarumwa pe turarumwa rwose kari warumpaye se nakoreka kubwire nako buriya nyina niwe ubizi burya nibo bamenye ibintu niyo najya Buganda cyangwa se nahe yewe kabone niyo najya kuzima handi kwa Nyamuzinda nandi iki najya nahe kwe abansezo umugabo nyawe Wasezo umugabo ariko banza utikureho usubira iryohe somera iryohe kagira hasi wampaye ndagabwe kera wampaye utige rero umwana utitarura n'abari abandi bato bangana wabyumvise kandi ntasanze n'umurage ugikwiriwe abasogokuruza bose bamwe bako yose arabona rwose urumva ndakohinga nefate da nefate by'abasaza ndabizi ubwo Rwanda dufashe aho ufite nyambinga wagira ngo ndarago umuhungu waje ntaho byabaye ndakubwiza kwiri kuvunika mu mwanya wanje ndakuzi igihugu cyacu zo mu borogo abato bataye umuco nawe kwiriye kuvumira itararenga ariko ntabwo ari bose agiye ahubwo burya bake washunguruka burabona inkumbi nk'aba bantu ndarageraniriwe ngo dore umukobwa bakunda kuvugana wowe wanje byabaye barasenya ndongera ngo naze ndamuhungira inoza gituvugije amagambure gusa bose tubatera inkunga nibyo tubakenye ingabo mu bitugu uko dushoboye ndakumva cyane yewe twarondogoye aho urabizi beka nze kureba ko ibyo wanze byere ntango ndacyumva amakoma arimo arahungabana hano kanze kureba ko ibyo wanze byeriwe mu mutwe wataha wagira ariko
umugambi nuwo urubyiruko rumeze neza turutera no wamba ndoga ndenge zingize ngo zabona inka 8 nk'izo data yampaye ariko gusa zakora uko nshoboye kose n'amaboko yanjye neza cyo mfite nzabimo rwose neza oya gose abana ndibazatunanire kandi twarababyaye ese twazavuga ko twakoze iki yewe nivyo ndabyumva wirirwa naheje oya shara gutaha oya urugwagwa se unatwarureka buretse dega agacuma nogere isubondo urirukanwa n'iki Jimye ko ndashaka kundekora ariko mvete ngengo yarebe komfasha ese none se ko kariya gacuma nyira bisaba wari wasiza kujuje kariya nako wenda ko ari nyirabayazana wari wakujuje none bakaba batarahingo aho faro urakonya amata era nawe yewe ibintu birakomeye kandi yumvira uranshoboye ko bagushoboye mbandoga ndenge yawafashe ariko se buriya ngangarukiye hagara oboroga ngarukiye darare ya musore singimba arahamye ahubwo namucira ubwo ko muca kuri twaturimo twabamukane na nyiranzose urakagira inka zikinze eda rero uzidibede ndaguherekeze irageze uhaguruke wandare nguherekeze ngana na wirukira ayo ubona ukuntu urabira iby'iwawe se data nagerayo gome amazi kwambe nyamabiri naho ubundi wayakagasiye banavuye abana ibindi bikize bawe ntawe uri baje gusunika kuri pe ubundi naho ubundi abadapfuye mwana wa mama barabonana ubwo wenda abona agashigishiguye hanyuma nkazi wawe maze tukamena amabiri by'abasaza utambwerera wa mwana ko musaza ndagera yase wakabyarawe ndagusezeraho nararangira se ngo nanjye nze mbaherekeze ndasabye twaye mwana wanje turanirewe ahubwo mfasiye iminwe ugera umugesha yego reka ngende nibyo no kugenda mbasunike no kugenda amahoro kugenda witonze ese abantu bahura abasirire banda bari gufata uritonde uragenda witonze amasaha y'akazi abasuhuze ye kwikonde ko natembagana senze nebujya kuragerayo ngaho mubeho ndabasuhuza bose mubasuhuze yose ariko uriya musaza ko atinze kandi shaka kwigenderera nagira akabyara kanjye kakantura we aha ubwo se reko wumvise mvugira mu nzu si ukugutura uvuga reka niko nyirabayaza ibitoki byose ndabigukoreye niko ibitoki byose ndabigukoreye ndeka urambaza bankoreye se urwina rwose n'abana b'abanyarwanda emwe nyamara wakumva ngo mfite ababyara banjye narakubwiye ko inyoni zizakonana ariko naruhangarukiye ubwo se najya nkugendaho ngo ngukorera aho ugiye hose cyangwa buri munsi uba ufite imizigo mva mbese none se igihe utamenya ko aho mubyara waribwa ngo uhamushimire yashyira abandi da iby'indangare byaragabwa koko niko nyirabayaza rwose hari icyo wamburanye muri uru rugo umva n'icyo kwambikira umwana aho rero udasumbwa ntubeshye rwose none se kandi koko umwana nk'undi ntawe umurusha ikanzu nziza inkweto n'ingofero byo ntawavuga kandi arakanda ntawabivuga hari uwabimenya se ahuye nawe yigendera mu kayira ahubwo yagira ngo aturutse kwa burugumesitiri none se kandi ikintu ushaka ni iki rwose nanjye nicyo navugaho ko ibihembo bikomeye ahari mbyara ndi yakwitwa mbwira bumva da erega nta gitangaza nakoze cyongeye kandi nta n'ikindi ushya muri ibyo reka umenya hari ikibazo ngutera da ikibazo kise umva twenda twa bene bariya ntiduhenda niyo twahenda kandi ntacyo umwana ari mu babo none se umuntu azajya ahemberwa umubyizi yahenze mukwe ndayibonye abakera ntibabeshye koko gucira injiji amarenga mara ibinonko unama mbese ngo ukize icyo cyatsi kiri mu mutwe se dore n'amayawe dore ngo iki hejuru y'ugutwe umva dore umukecuru nsize hari ntabire yagira ngo arangize sa nawe kandi hari imana nihazi
ubwo se niki kikubuza gukinisha mubyara wawe? Ariko wabaye uti ejo rero ntuzamfana ngo haha. niko nyirabayaza si wowe ntongera ngo haje ubwana burimuka. None se nyine siki sibyo ko nta n'umwanya nifite ngiye ku maduka ubundi nzi neza kuri mubyara wanjye ariko ntabwo nagukoye. Yewe nibakore cyo wakoroze ntiyakarabye. Ufite se umwana nkundi ndetse n'abandi benshi mbona nkabigayira cyane nkuko agapfundikiro gatera amatsiko. Umva nkwerurire ngewe niyemeje kuzamenya ibanga ry'abashakanye nashinze yanjye. Mama musore wasizwe nese tugezemo we. Shange se yavukira nko mu binyajana 2 byashize. Umva mbese uko yabaye. Aha reka nkurekeda nyamara ntibirengagize ko ngugenda mu ishyamba ataza aca inkoni zira. Ese zani nkaraho. Uwo mwana w'umunyarwanda se kandi umuzanye uti? Nawe se ko mbona ntacyo yumvira mu by'ubuzima. Ariko nyirabayaza uyobewe ko ushyuhagutse ashya amatama. Yewe nuko ntawe gica hagati. Nari kuzohereza akana kakazambwira uko byagenze. Zitaza arana wangaya. Ariko muzima cyangwa nako ndasara kumanywa. Umva nyirabayazana ndi mu kerarugendo. Ariko sinari nabona impumyi irandatinde. Ngenda nyaminga tuzaba byarako ugiye kunyihakana se? Bitume rero twirirwa duterana amagambo reka usanze nigire kwigurira imisumari hara ku maduka ndetse ngaho ube wiriwe. Uranzaniye mu nama ye kandi usuriza abanyesako bose. Ngaho wirirwe da. Aha babyara baragwira mbonye urwana n'udusimbo ariko ntayimba amayeri yuko niho utaranshobaye ukagira imana singiye kwiteranyiriza ubusa. Reka mbe nicariye kuri aka gasinduri bere humbye. Uriya mbona ndi musanaza n'inka. Dore niwe avuye ku isoko. Ese umuntu nanyuraga cyane we cyangwa iyo ndeka sinari kuba ngiye ku mugoroba ndamucere mbariko asike izo maka zose ngisha umutima n'iziki reka ngumanisha akamakanya bagabo maze muganirize. Ariko se ku mutima usimbuka ndamuganiriza ye arabeshya ndamuganiriza pe ahubwo cyampa nawe ngo ntanyihishe dore nawe ko ntinya kubi ngo wagira ngo nta nkunda se. Shamunda n'umwana w'umunyarwanda. Dore yangendo mama we ariko we mwiza wa mwari we. Ni wowe uremye naho reke bamwe bononwe na rurema nkwashi. Sinzakuvunisha imirimo bibaho nzorora inkuju zicanira uzikamishe uzicundire maze hasiga nderera abana. Po ntibumarwa no kurira. Dore aho nguri yaraje reka ncece gatanya batajya ngo nawe navugaga. Sindabyifata mu ntera. Ese ngaruki ko cyawutegereje nde? Ni wowe nari ntegereje. Rawuzane. Uraboneza ngaruki? Rawo. Yeza kuzwe. Iteka ryose. Kira umugabo. Ndamukugize. Yakuze gusetsa koko. Zuba ryari kunango yariko. Ahora n'iki ko nari ngutegereje. Waruzise aho nagiye. Nari nkazi. Ariko se ko numva utavuga neza. Ukayinkorora? Bazirunge singa inkorora. Iwanyu se baraho. Baraho bose nta mahoro. Ndetse ko wagira ngo bacu barahakangiwe. Bakangirwa nane se ko nta mana biwanyu. Ahubwo nuko wihata inzira wenyine ntawe ukuri murira karikira ucika intege. Ntawe ukuri murira se simara numva data avuga amakuru yiwanyu. Ubwo rero abandi tuba tuzi ko yabasuye sibyo se? Yego umusaza aradusura ariko wowe nta nubwo iwacu ujya uhagera ntabwo. Erega se ukutamenya nk'uko bivuga. Ahubwo nta kanya na gato nyibona kuko natarabukira ahantu. Mirimo y'iwacu mu rugo se wowe ntuyizi ntari nzitane se kandi wambwira inama yo kuba nayari umukecuru wenyine. Aho uvuze neza cyane ukwiye koko kujya wegera imirimo y'abakuru ukayitegereza mbese nawe ukayimenya neza ariko nawe ukajya unyuzamo ukansura kuko wenda erega imyaka irahita. Ariko ndumva utangiye kuvuga uhiniramo reka nikirira amahaho nawe genda ugira igihe ugarukira. Jye niyo naza nijoro sugira ngo abagabo hari icyo twikanga. Nyamara ariko nk'uko bivuga ntabwo ari byiza abashobora yataha hakibona. Uriya si mupagasi reka murinde maze aze mumanukane.
sinumvise ko n'abasigaye acumbitse wanyu. Nibyo ni basigaye acumbitse. Nta kibazo noneho muramanukana. Aha yewe rega abahandi bagira iyabo mvugo, bagira iyabo ngendo da, iyabo ndoro ndetse. Aha rega kandi ngo ntahanga atarakandagiramo. Hajya ngo bagambire kubajyana mu mujyi. Niko numva namwe kuzamubera ibamba. Cicika ubwo ngo waraje. Nyamara ngo namwe ntituzabasiga. Nababwira iki rero barakomera ku miheto. Bwana murakundana kweli basi mumaze no kujije kuko mumaze kujya musohokana nk'abandi bose bameze neza. Komera ngaruki komera mupaga aho barizani rero yego hagati hari kumaze kumenya igiswahili. Sawa tu maze wirengagije ko namaze amezi 6 mu mujyi. Niho rero wamenye urwo ruzungu rwose. None se akwizinyira mu cyaro abasokuruza kazabwira aho majyambere se nkwiza ninka ariko siko ntibuza mukobwa we. Aha nibisiza ugeze mu mujyi ntabwo wazongera ukoze ibirenge hasi ndakanyaga. Intaba nahindutse inyoni rero. Siyatena ariko baginga mwabaye mute ndakubwiza ko ushatse na benzi bayikugurira bandese cyane nyarambyara abatagirirwa amabeshywa byinshi. Sha umujya uvuga ntiwikojeho akakubinda kweki nyawo bizi nase harushyira abaheza hari. Ewe yo uziko nanjye ari byo nakomeje gutekereza nkabura aho mbera mbimubwira. saza burya mutekereza kimwe. Murakwiranye basi. Ewe kumbe no gutamusohokana ugomba kubutinya udusore two mu mujyi batamukwambura. Ewe ni mudutumire tuzinywe. Hashobora vanga ibintu korero karababivukiye. Uravanga ibintu turakoza ukuntu wahunze umujyi kandi ari mwiza naho kazana ikibazo cyo kurongora. Ese wowe utegereje iki ko nabo hanyuma yawe babyayikane? Ibyo byose ni ingorane rafiki yangu. Ingorane ari bari nanjye twese umunezero aratwikinze mbese duhanganye naho nkuko ubona inkombe z'uruzi. Ewe sinahakana ko ibibazo bibaho ariko hari n'ibyo umuntu yitonze yaberekera bigaca hirya. Naho ubundi wiyishe ntarijirwa. Uri umutesi basi. Yana intunzi nka zirasaba guhengo wirebera shaho. Wabigenza utese? Naziteza zikantera inkunga maze Kigali kankunda. So amuranga nkubwira isimbi bisobanuye inzobe. Mama shenya kwemeza mukobwa. Nibisiriza. Mupaga. Kuko abantu baratandukanye. Kandi tukabana. Numvise uko utekereza umunezero usanga bidahuje nuko nawe yibwiraga. Ngira ngo kandi ibyo ntitwabipfa. Ndetse ahubwo ikirita nuko twabicumbikira. Maze nkabareka mu kamaro kanjye nkagendana. Ntasangarije muye. Sibyo? Nibyo koko. Nanjye dore nari nabishinze kandi hari ibintegereje mu rugo. Urakoze kutwangura. Ngaho uzane. Urabeho. Urabeho. Ubwo naho mu minsi iri imbere. Mupaga. Ngaho. Kwa heri. Ariko nzaza kugusura vanga nkungura ibitekerezo ndabona ntacyo yumvira. Ngasigara umwigisha cya giswahili cyawe naho buta. Kandi ntabwo nanga baza. Ubwo ndagutegereje. Kwa heri. Ngaho. Ariko siko nakurangaranya. Sana nkwakira umutwaro. Akira. Zana. Akoze. Bari kugeraho nashize rwose. Yemereye. Bari kugeraho mangayitse. Urakoze cyane. Nubundi guze ko ntakwanga. Ngiye vuga ngo ndagukunda. Ariko ndifashe. Nawe urabyumva. Ariko nawe mupagasi. Yego nyine. Rero ntazabona umurata. Akara. Ahubwo atareshya naramukanye. Ibintu kimwe kiraremereye cyane. Gusa ntukavuge ngo amaboko atareshya ntahoberana. Aho twigeze tugusuzugura. Rwose umuntu wese tumumenyera icyubahiro akwiye. Koganya atareshya bene we bishatse yaho biranata. Yego nanone byabarushya ariko bakabigeraho. Sibyo se nyankubwira. Ujye ukora mu mujyi ari faranga gusa. Ukeneye none njyaho nta yindi.
y'abantu bameze neza barafuraha bigatinda. Yose amafaranga se niho runongera ngo ngiye namera neza. Aha, zariya zike twacu da. Erega nkayo guzi ugeze uganira n'abategetsi. Bagira ngo keza karegura. Ugeze ne gwabo n'ukuntu bahembe imigani baza ubwenge. None se ranganya amaso hirya no hino umwe mu bakobwa bino koko uwo musa. Parashikisi. Parushiki. Umva ye, iyo tabarusha se niki? Warusha indoro. Warusha inseko. Warusha ikimero cyiza. Reka munda sinavuga. Washuka. Ewe. N'abahungu turihangana. Nyamara ibyo byose uvuga. Kabone niyo byaba atari ibinyoma. Ujye wongeraho kubwiza butaribwa. Bose. Keretse bataze kurya. Kingenzi burya n'umutima utuze mu gitereko. Ya baba. Umutima se ndutawugira. Kandi muri byose muzira gukabya. Mwimanika baraguha amaso meza nkawe yawe. Nawe gahore yahombetse. Ariko zane nka nawe. Kandi uvuga itwarire kuko nyine ko gutuma nta suzu kihagarara iwanyu. Nta modoka ntaki. Nizirorere zazaga kumpingira se. Nyamara basirimu burya bakwifuza uko bangana. Erega wanziye. Bavuze se abandi basirimu baneze amashuri nkanswe. Nabo niyo batahiye. Wese wabonye isa nawe ninde? Ntacyo mbarusha rero. Wakugeza mu mujyi ngo wirebere amashuri yabo aragira ubusa. Ewe bati wakundwa bakiheba da. Urampa amahoro da. Uwo mujyi si uwanjye. Umva mbese uko yabaye. Uzabura mu ruhimbi nkaho muri rimwe. Reka urakerwa mu byakera nk'igihe abari bazi ko mugisha mu gisabo. Reka ntimukagondoza Imana. Sinumva ngo nayirafashwa. Ese arakubwiye ko ngenda umwanzi w'amajyambere. Twese niyo duharanira. Yenda ku buryo bunyuranye. Munezero nawe kandi tawumvise kimwe nk'ibicitse amabere. Ubwo twakubahana tugafatanya mu bishoboka. Waterura agahene gashya ntutangazwe nuko kaguteye amabavu. Aho niho rero. Ariko ikintu nikore cyaremereye. Ukuntu navunitse. Uko wakoze. Yego nabone nyine yego agahene gashya gatera amabavu. Nyamani ngo mugaterura. Vuga kamenyereza. Maze amahoro gahinda. Nawe rero wombura amaso urebe rwose abiye yigeze. Nuko usoko. Koko. Niyo mu rukaze rwaguma amaso boroboro wamenyera. Maze mujye ukawubamo. Bizakaba nkwanyu ha kabiri. Nawe haruko Imana yaracanye itara maze ukareza munsi y'igitebo. Reka. Anakoreka n'icicikira hate utajya ngo ndagushukata. Ngondi gukoshya. Inyeshya se njye sinzi gushyira mu gaciro. Uravuga nyine nanjye ngashungura ngashakamo icyangiriye akamaro. Nibyo rwose. Bakunda kwibeshya ngo inama nyayo ngo mu message ze mwamenyura. Cyangwa mu mutwe urwererane. Yego mabanga y'ubuzima muruhara. Ariko ndemeza ko n'umusore ashobora ndetse hari nawe ukwiye ko yagira inama nyayo y'aburungano rwe. Cyane iyo yatembereye nkanjye. Ko biraremereye. Erega ndahirwa ngi gufite. Ngo rahirwa surandura. Dore tugezeyo. Wenda hamagara kana kagutwaze nanjye ngiye kureba aho nzasaka ejo ndakira umutwaro wawe ariko so ubwo tugezeho ndabyigerezaho nta kana rero ko mpamagara da. Ayiwe. Igikano cyamezemo. Yewe. Ayiwe, nari mfuye. Urakoze rwose. Urakoze. Sijya ngo kugeza hano. Ashwi, rwose nagize Imana turahura. Hasigaye ubu ndabigezayo. Zane nkawe. Ngaho. Shirira hejuru ahubwo. Reka nze. Ngaho. Zane yongata, teriyongata. Anzishira yongata. Ubwo turafuna n'ubu ndabigezayo sinirwa mpamagara umwe. Uragera wumvise. Ngaho wirirwe. Ngaho wirirwe. Wirirwe rwose. Zane nkawe niko Zane
ariko zana inka rugo naboneye muri uru rugo aho mumpamagariye muranshakira iki? Ese mwana wanjye ko nkubwira neza ukansubiza nyishika gutwi nakubaza ikintu ukankangara ukandeba iry'inka yica rwose mwana wanjye wabuze iki ngo gishaka ariko utuze wari cyo uko bikwiye si bisobanura usaba komera mbiguhe rero dore ko abakecuru ubu mwisharije kubera amafuti yanyu. Ese mwana wanjye amafuti yacu utangiye kuyabona ubu ngubu? Cyane mfite igihe nashaka kugira icyo nkubwira ngategereza umwanya uboneye. Ubu se none uwo mwanya wabujijwe n'iki mwana wanjye? Ngo iki? Ngo nawubujijwe n'iki? Mba nihuta inshuti zabaye nyinshi n'ubahubwo bakumva baje kunjyana ndetse ninatinda ntibigutera impungenge. Ubu namenye ubwenge. Ye ngo nunatinda? Ninatinda. Mwana wanjye se kumwari nyawe arangwa no kwicara hamwe akakira abashyitsi maze urugo rugakundwa na bose nk'ayo majyambere yo kurirwa ku mihanda yaje ati. Umva kandi bya bitekerezo bishajera abakera mwarikaga mu kirambi muzi ko ngo umugisha uva mu gisabo none se abo bumuteze ku muhanda. Ubu ibintu byahindutse kwicara byahariwe abanyantege nke n'ibimuga. Ngo iki? Nibyo aho gusa nabimbwiriye wa musaza mva kwanga gutenga watuma mukuru sigaye mbona yarazumugara kandeba y'ingwe nkaho ikizane. Eka nkaho iki? Ese ugiye no gutuka wakubyaye? Umuntu aremererwa n'uwo atikoreye. Mwana wanjye nyamwanga kumva ntiyanze kubona izo ngendo wihaye nk'iza bisi uzanga utakuye imbwa yiruka. Kubera iki? Umva nyogosenge nzi n'umwe abana be bose nawe urubaka banyokorume naba ni babiri nabo kandi batuye mu cyanzu. Aba bakunzi bawe bandi aho ni mufitanye isano nk'iyasaka bakana bene rusake. Yamumbere hatagira unusa ngo ntunganye nk'umugore w'ingare. Ese ubundi rw'ibivugamo ntirufite nyirarwo? Umusinda arambyara ye ugize ngo ikiwashya nowe kuko imodoka zangutwaye uruhu n'uruhande pe iyo ngiye wumva yigendera n'itumye usuzugurira iwanjye utyo wamanjwe we. Mbese niba ari n'uburanga baguca kubwiza umwana buhabwa n'ababyeyi niko zane kandi uzicuza. Aha nduza ari wowe ra umunsi umugabo wawe yanciye urwawe bazambwira ziti zazo. Aho uri muzima wa mukobwa we ahindutse se umugabo wanjye ate kutari umuzanano muri uru rugo. Niso nyabusa haba mu gitondo haba ni mugoroba niso koko. Ni nayo mpamvu yigunza agahinda n'indimba byawe bikaba bigiye kumukura mu bandi. Yewe nuko amarira y'umugabo atemba ajya mu nda ngira ngo yarenza akabindi ndaza kumusego bugacya nkujuje kabiri. Nyamunazana inka mwana wanjye ntuzishinge ab'imfubyi n'indushyi zitagira kivurira bajya guhamba umuruho wabo mu mujyi umugabo bawusize mu cyaro. Erega icyaro cyarampaze ahigiye nakicariyemo aho kirihangana reka nkubisa ahubwo njye kwizingira imyenda. Uriya mwana wanjye namwivaniye mu busabusa mwonsa amaraso yanjye mugaburira amashereka n'imitsi yanjye none ubu twari tugeze aho gufatanya imirimo nibwo ananiye koko. Rwose ubu yakwihaniye ko nase ntakambye ngo haramukanga. Zane nkawe mwana wakwisubiyeho rwose ukagaruka mu nzira nziza. Isubireho kibondo cyanjye isubireho umutomo bako dore nabikuzimo barampamagara nzagende ngusigiye umugisha wa kibyeyi mwana wanjye. Beye ese ari hera niko wimbaba karame ndaje. Ese zaninga ari hengo mutume hariya harugo bezani zaninga ese wa mukobwa wawe yangariye he kandi mwoka byarama? Ariko nawe ntuheba uracyambaza ibyazana inka wenda raho aratekera utwangushye. Ese ko numva mumbaririza muranshakira ikira? Ese zani komwe nawe gwibika pe none uragiye? Simbizi niba tugenda sinamenye cyakora no muri sinu bicyo nakwirirwa marahanga. Kandi wa mukobwa urananiye ukora iki se imirimo niyibuze? Niyo waba ufite indege nge ndwakura ibyo ubashije naho izo nkero zawe za buri munsi ziranjisha. Utinya umuntu w'umugabo agize inzozi mbi inshuro 3 zose yambaye ingazi kinzi niko zani uzame mbana vuba ngendeko yawe ariko rimwe nzagukoza isoni rimwe nzagutamaza uzabibona. Dore umwato wanjye ababisa bawishisha bose bakumenyera iryarukana bangaba umunsi nakoze mu mutana wanjye mbano gatatu nzatamika ingobe nzumitire mu gihumbi ziriya nyangagwanda zimbeku.
bagira ngo dawusa ndakirisa kurasa gera gutabara narihanganye n'Imana yarabibonye neretse n'abaturanyi bose ahasigaye yaba imodoka yaba ipikipiki yaba n'indege mu bicu cyawufara uruhembe rukurane n'urundi mucuri ngumbi waramuzanye banduga da uwimbaba waramuzanye bagahora n'abatsinyi baramujanye mwoka byara muri mukobwa tuzamugire dute Liliane iki tugushije mwoka baramujanye me bya byuma by'abazungu biramutwaye nagenda umwana wanjye arananiye nagende uraba mujanye nyagasani umweto wanjye ndicaranye birambabaje muraho yemwe bahano muraho yego ayiwe nyirabisa ese ni wowe niki uraho neza yego hobe gira umugabo n'abana uracyahumeka yego wimbaba uracyahumekaho ndaho sinarenze ko ngusanga yewe Imana ishimwe ubwo tubonanye mu rugo bose barahose nyagusegura ubyutsa se umusaza waraho naho inda yanjye yo narayihebye utankora igituza nkavoma imutwe ahubwo tugira amahoro urahose reka ni nko kutabaho ko nari mfite umusore aho akaba ari we wari urubumbye se nge rero namugaye kera ubu ntacyo nshyira ejuru rimwe no gukora ku munwa ni rimwe na rimwe kabutindi ntiyamuteye se akaba inzereru akaba aruhiye kujya mu kigo ngororamuco rahira Mana y'ijuru nize nyirabisa urabivuza amabere yikora ntonsa ntabwo ariko ari ngarukiye uvuga none se umwana ninde nyirabayazana w'indaya niwe wari kuntera uyu mwinjiro ngo wozane inka wanjye nako nuwase noneho ya papa ejo rero umupagasi yabimbwiye nkunkina ku mubyimba nanga kubyemera ngo ni bari menshi naho ubwo byemere rwose barajyanye n'icyo kirumbo cyanjye ahubwo narinje kureba niba mwarabimenye reka nari naragize ngo ni ya magambo ya mupagasi si amagambo twabibwiwe na nyirabayazana ku buryo bw'imvaho ejo avuye muri za ngendo ze akaba nyirabayazana ko ye wahora n'iki ko uwo mugore na mupagasi aribo baduhekuye rwose ariko se nyirabayazana na mupagasi barikoze nyirabisa hariyoberwa umwibye se ko umuntu ayoberwa hamuhishe badukoze mu ndabo kanyagwa abana bacu Rwanda batangariraga yewe ntitwari kuzabahwitana koko nibagenda Imana izabiragirira ariko hari ubwo ntamuhannye nyirabisa se niwe wambera umugabo wowe uracyavuga ngendanyi we yahise afatiye ikirago ndamukoraho ati mbisa yewe ngendanyi ko arahinda umuriro sinakubwira aratengurwa reka mbese umuganga wa mbere wamugeraho yamutera urwa malariya y'inkazi bagira ngo abagabo barihangana yewe ngira gutabara we nabimenya aratabara ko wamugane arirasa nta nsinzi afite umuheto hariya rero ngo ni inkora amaraso arawufora yihinguranye pe kandi sinawukora mba ngiye kuwumuhisha humura ntabwo yakwirasa birakomeye ahubwo yazira ikindi naho umuheto nkiri umukobwa se sinafoye wa musaza wanjye nkumva enda ahubwo nshyirira kuri cyitwa injishi cyose adapfa urwanya kabwana nirwo twarindiriye pe naruha mama kuko ngo utazizi narashatse aziri narabyaye naba nawe ariko mama ni umuhungu wenda byanatinda akazatoroka kaza hora yewe hora ni umuhungu se ahubwo naba nawe ubwo ari kamafu banatinze yo yazazana kuzukuru naho wanjye se ibyo ari byo byose sino kubyarira igihugu yandagaza amaraso y'umuryango gusa kuko agahinda n'ikica kagira mubi have se twiteta dushaje twese twarigushije nawe se indoro y'umupolisi we indaro mbi intoki za nyina wundi uyu nsembura amarira y'umukecuru ntakama ahubwo henga ngire niyangure ntangarukiye nasize inyuma hato naza gusanga iby'iwanjye imbwa zabirwaniyemo yego baba rega nawe waje bwije rwose ndore simbasha no kukurenza irembo oya nanze kurara niyo nkuru mbi
ngaho igendere nimbona akanya nako ntakuneze kubona icyakora ubwo imirimo nzayicamo mike maze ndebe uko byifashiye iwanyu. nyamuntu uzanyaruka. ubu se nzongera gutirimuka zirambonye. Enda muko enda singiye guhera muri aya maganya, enda nkugezaho ku myugariro ntibumarwa no kurira. Ukansuhuriza rero uwo musaza utikomera mfura nzima. Akomera iki? Ni ugutumika ndaruta. Nawe ntayirize ngendanye cyane uti kubabara siko gupfa. Ndamubwira rwose. Ngaho ndeka nsindagire nawe ukore. Yego. Ndabizi ubu nkuretse wanyiriza mu kayira nkaho tukira bashira gahinda. Erega impa bigomba kwimenya. Aho bivuze kuri koko. Gendere nyirabisa urakoze ariko. Nzaza nanjye ngaho urabeho neza. Ngaho urabeho. Nkawe nkera gutabara mugabo nashatse kera ukankamira nkabishima. Ese noneho ndahera he nkubwira inkuru mbi. Nagutuye amarira menshi urampoza. Ngusenga nguseguye ntiwantetereza. None ngombe nkugondoze kandi atarije. Nagiye kera kubusa urwanjye rwageze. Ndarihingutsa ntera utwatsi. Arababyemeye kandi nabwo intumba arayikarika. Ndabimubwira aranyica. Kandi ndengana. Ndabimubwira kandi nawe ariyica kandi yirenganya. Ye baba kukubona ntari bukugisha inama we. Sinabigukinga kandi wangaya wiforeye ikingundiri umutima. Uwimbabazi impiriye mu nzu mbura umfunda umutwe. Uwimbaba urasanze wanze gitera igishoka imbere. Usigaye wicara ukivugisha. Urashaje ari wowe usigaye uzitanga mu rugo warazishorezaga gahogoza boro. None nubugiye kureba uwo mwana yazigobetse. Niba ari byo turashaje twembi. Bitari no guseka ariko koko nzegwe niriwe imeze nabi. Ndumva natangiye guhinduka. Wari wabona se hagarara upfu rwa mucuti wawe ngendanye. Ngo yabaye iki? Ubu ngo arahitira mu kirago. Ntazi uwinjiye ntazi usohotse. Wabimenye ute? Abiwe bavuye ahangaha ahubwo ngo mutahe cyane. Araho nyirabisabo. Araho. Ahubwo ndagatabe ngendanye yamumpereye. Erega ngo nupfa urabihindura urwenya kandi ari byo. Dore nyise kubura indatu yanihaga. Aho ndi munyumvira ibyo ubundi bigikinishwa ko bahu. Ngo yafashwa atese ko kagira imana we. Ngo yakubiswe n'inkubira mwanura. Ahubwo nawe ngo yagasozi kaniha kandi kaba kararijwe. Hega nanze nakubwiye ko natangiye guhindurwa. Naho rero inkuru mbi yamuhinguranyije wese. Ko nzuherewe ku rusose mwaka byaramo. Ahuri shamba ni ryeru. Iyo nguru nako ni muryamo se kandi yagarutse. Uravuga muryamo gawowe. Ntujya wumva ibigo bita ingororamutwe. yambaye igitare ngunda ariko si wabo konta wabigiraga ndabizi ibigongorera mutwe dure biri hari yindera umusinda arambyara ntabwo ari indera navuze ese ko ufite igihungu iyo ndwara iragira ngo ikubike ari ntacyo wibwiye reka nkurebera amazi ukarabe maze mbone kubikurangiriza wa mukecuru ambaye ndunga n'ugwaraye none si ibigongorera mutwe ntibiri hari yindera cyangwa n'ibingo byo kuri komine ngende nyisaka baza guhamura yiki ngaze musiganuze neza ayayo mafunguro yenduza n'intatso ndi bwibasirize shikira wowe mbaba karame gwese ndurakara ngo ngwangiye ifunguro ari niboni yagatama hari yakwa kaburi heri ahubwo ndangiriza bya bindi maze nje kwibogeka ndinaniriwe nuko shenge genda wipfire rero nanjye ubwo ngo narwaniraga kukubwira hari icyo umaze gutamira none wabaye nk'ubitahura nayigira nese ngaho genda wiryamire waryama wagira ariko umenye ko ejo uzajya kunzanira umwana mu nzu ndangamuco aho siyongorora mutwe wavugaga ayiwe mbega gusaza niyo ni inzu ngororamuco tibishoboka niyo mwana wanze bamuroshe none we amamodoka ngo niyo yabajyanye we nangarukiye n'abandi basonga rero aha gitari tigenya ruhindika zihangaza kwisonga uburoga mugabo wangabiye bugondo mu mugunda w'ijoro ngeri kendereye
ndahagasuzuguro ndabona ngaka inzu ngororamuco irenze kwangira gutabarana iyihe yimbwire nawe uri mukuru. Ego mana hinga ahubwo mbe nkubishije ndawuvunira ku mavi nta munsi nahenzwe ndaciriye nta munsi natsinzwe ntagwanye ndaryidudubiza ndakidudo vakaje no busa y'umukecuru so guhangana uguhuhura nanze ngende mugubigwari n'ibyari yicisha owimbabazi w'umurenzi wabaye igicumbi bimutabaza ariko sindenze umuto mu birese nibanzarurire banzasire banzigiye singiye gusekwa n'imisi kandi nari ubukombe bakundira ubukaka oya ndabyanze ahubwo ndabaza bose ndabaza bino ndabaza biyo ndabaza abato n'ababatambutse abakuru n'abakambwe nduzi ndaserura abasinziriye abasokuruzo bansobanurire nibashobwa nzange rugira mbaza Imana y'Igwana imvano yirisano n'insinzi zira gutsindwa. Yemwe abakwangira gutabara ni ndetse kandi abantu ko badakoma baracyasinzira kwanyira gutabara karame baramutseho mwaramutse ningendanye Rumvizwa rirye koko aje atese kandi muri iki gicu nyamara ubwo afite uko aje byari byo byose biraba ari ubuhoro. Esemwa ni wowe uramutse nzumbi imyugariro waramutse nkera gutabara baramutse se komera Yego. reka naritumye ngira ngo mbasange mutarafata imirimo hano mafite ubutumwa bwihutirwa yewe none siniriwe nugurura inga zatoroka zikaja kona ahubwo nyura hano hirya dore hano hirya harakayira nibyo yaba ari gutambukira reka mbariho nyura arengeza nakayoga nzaniye kwererwa ameze neza wahabonye se nahabonye waramutse nkera gutaba komera utumwa se buri muri iryo kore waza turi ku rugwiza ubuse ko ngenda nyiko narushye koko ari kuzana n'urwandiko ku mutwe yatangaza oroje ahubwo birorere waramutse nk'imbaba waramukanya amahoro dore akabaho ubushyitse hose uruhuke yewe sugira ngo no kuyigeraho satubwira iyo nkuru yewe ahubwo akira urupapuro rwazanye n'urwuyu n'urwiwanjye bwije nuko ntibutinze guca ngo ngiye kureba ukuntu nayibagezaho noneho nibwo ubonye mbese nzinduka ntimugire ngo hari ibindi nuko urakoze cyane nirwo narindiriye gusa ubundi nkanjye Imana yampamagaye ingase sinahirutse ajyana amafaranga yo kuzisorera akirara dorera urarumba se ngo ndugire ndi ahubwo rumusubiza tubwire ibirimo genda agenda uze kureba ibiri mu rupapuro icyo tambaza ni ukwandika naho gusoma ndi umufaransa mu bandi mwicare ngerageze ahubwo ari mu gitondo nta n'agacupa naraye mpumanye kugira ngo ndabizi birandusha cyo wagasomyeho burya wibashe ambo fungiye nk'irebe bahasha tata ndibaze no kubifunga bifunga burya ambo dore nimwe rwose nturwaza ni nka rwazanye n'urwangarukiye ni byiza abakobwa bakowe ni urwabo ayiwe ubwo se nakosoma none se baba batumenyesha ko bapfuye oya ntibishoboka ubwo banditse baracyariho ntimutuze ahubwo mwumva amakuru arimo byo byiza si uwo mugore se hari ubwo bagendera inzira imwe ngaho ikomereza tugendera inzira imwe se hari ubwo umwana wawe nigeze mwirukana mu rugumo isomere rata isomere ahubwo ni nawe wantereye umwana agahinda umumenesha urwahi ese ko umwana w'umukobwa handwa na nyina wamumariye iki wamwuye iyihe nama yewe abagore urwo bababoneyeho ni nk'urwo nyakabwana yaboneye kwira nimusigeho ibyo murabiterwa n'umubabaro hari uko ntagize nyina bisabo ngo niwe watumye ngarukiye agenda kandi ibyahe biragatabwa ahubwo mutega amatwi masomera ibirimo mizero tariki ya 4 Ugushyingo ajya mizera ho ni mu Buganza cyangwa ni hino mu Burija oya ntabwo ari umusozi ngera gutaba washaje koko ahubwo n'izina ry'icyo kigo ngurura muco barimo babamo
yego rata ubwo yagira ngo azajyayo yari kuzahaba bidasubirwaho ibyo byo rero yari no kuzahaba koko maze nyakugorwa nkabura umwana nkabura na se reka dukomeze ahubwo mwumve ibirimo nitubwire ku babyeyi banjye nkunda iteka kandi nifuriza amahoro ndabaramukanya urukumbuzi rwinshi kandi Imana ibakomereza umugisha wayo. umva kandi amahoro yanjye ni wowe ikibondo cyanjye ibindi ni ubusa nk'uburago niba rutavuga ko uzaza niba ruzinge ngenda uruzinge igitangaza rwose rega muzaza buretse erega biraza ntabwo ndarangiza ukomeza none ubuherukana bandikiye mfite isoni nyinshi ariko nizeye neza ko mushimishwa no kumva ko nkiriho none nagira ngo nongere mbasabe imbabazi kuri byose kandi ngo mbamenyeshe uko ibyino byifashe. mwana wanjye se imbabazi nuzisaba uzazihabwa erega n'ubundi n'ibiriya bihararumbu byagushukaga ahubwo tahukoza bakambwe bawe niyemuye muretse nkomeze mwumve tubwire ikigo cyacu nababwiye ko cyitwa Mizero bigashushanya Mizero y'abato bahabonera urumuri bari bagiye guhaha mu nzira y'ubuzima bigashushanya kandi Mizero y'ababyeyi bashobora kugarukirwa n'abana babo bari bagiye muri rw'ababiri y'uburyarya n'ubwomanzi. mama shenge we ntabwo mbisomye neza kuno mwana ntabwo yanditse neza nka mbanze ishoza neza nitonde. Bigashushanya kandi Mizero y'ababyeyi bashobora kugarukirwa n'abana babo bari bagiye muri rw'ababiri y'uburaya n'ubwomanzi. mama shenge haryo bavuze ngo zaza ryari wishinyagura ahubwo ngo hatiye rw'ababiri senyira yogoza none nawe urateta sigaho ye oya ye ahubwo ibyo avuga ni ibyo abashukaga byose bize nkuko rw'ababiri ubuzi byisanze byari bituje nuko ikigo barimo rero kikabagaruramo umuco mwiza naho kubuza ko ntabwo ndabigeraho mureke mbanze ndangiza ibirimo byose. nanjye rero nagarukiye ahaga ariko ari wowe ubyiteye nzi neza ko mutahwemye kumbera ababyeyi ko umutima wanyu utigeze wikubura nubwo nabariye biteye isoni. wahora niki mfashijwe n'iki kigo niyemeje kongera kubira umwana nyamwana mukirengagiza ikimwaro nabakojeje maze ahari ese nanone ko bidasomeka neza reka mbanze nitegereze maze ahari umubabaro n'ubwigunge maze ahari umubabaro n'ubwigunge hakaganza urugwiro n'impuhwe. ahubwo rero bavuze ko bazifata neza bazahamara amezi 8 gusa kandi ndabona yegereje kubasuzugura mbiheruka burya ku buryo nkeka ko nzataha muri bo. uzakomeze witonde mwana wanje nangarukiye nuko kandi arabatashya cyane rega n'ubundi mwazize rubanda yarambaniye bikomeye Imana yonyine niyo yamwihembera kandi nanjye ntacyo namukinga cyamuteza imbere ngibye ibyacu rero nanjye mu ntahiriza ababyeyi be namwe rero nongeye kubatashya cyane mini yaha ngiye gukora imirimo y'ikigoroba naho ubutaha mugira amahoro wahoze ari kandi wizera kuzongera kuba zaninka. aho sinabivuze hajya ngo azaza ryari yatari kibatumye niyiye iryo niyo yandikiye uru rwandiko kandore ni yakano gushyingo ubundi turi ku itariki ya 4 turi ku itariki ya 4 wimbaba nuko bahishira oya nuko bahishira ndibarenza ku ya 40 batageza ahandi agasiba yamaye kazaza yewe gera gutaba turashaje turahemutse ze naguze ko nta kwezi nakumwe kugira iminsi 40 ahubwo kugira 30 yanza hari uvuze ko 24 byaba ari ibyo uvuze ko 24 harya ngo azazana nangarukiye nawe ngo araho ibaro we yavugaga nk'iyi rwose ngo niwe wenyine wino bari kumwe yo ngiyo gihera. yo ni umwana arira nyina ntiyumve nkubaze abana baragoberewe naho kumvikana se yewe nino baruzuraga da haruzuraga bajyaga baganira by'abato ariko ntibasamare rekara ntibasamare rwose. mva umuntu arungurukiye kure by'abakuru bajya wana wabasanganaga urukundo rusukuye abundi barakundanaga kuko nyira ariko se ndibadutabye mu nama rubanda barabatangariraga ngo nabamarayika
maze baje guhiga inzerereza akaba ari bo baheraho. wahura n'iki matani na bugabo wampaye yayindi haba umugisha n'umwana w'umunyarwanda koko yewe twabuze kurumbiriza mu ngobyi none turumbirije mu ngabo ariko turumbiza iki wa muntu we ko abana bagiye kuza baraza se wamfura we harwa kabaye twende koga oya ngenda uya wikwanga mugabo abana batwitwayeho bemeye ikosa ryabo ahasigaye natwe ntitugomba kuba ababyeyi gito oya nibyo koko tugomba gutsingwa n'izamba maze tukabagarura mu nzira nziza aho havuze ukuri nta kwitera umwana agahinda ngihumeka erega burya n'urugiye kiraruhinyuza indwari ubundi ko ngaruke ntiyarazikumbiye nanjye nta mpamvu ubona yatuma rwose buri umwana wanjye icyizere bishoboka sinshobora kukimwima nibyo none rero nkera gutabara ndakumva ayo niyo makuru nari mbazaniye urakoze wowe ukagira inka n'abana we urakoze cyane rwose nibyo ngaho ndihuse za nka zirashoboka icyuzi none kandi wa mwana ntiyazishora mu mirimo ya rubanda sinshaka amahane shwi ibyago bizane ntabyihamagariye sinashobora reka nibyo koko dore harakeye harakerwa kaho nyaruka natwe dufata imirimo nibyo reka mfate ikoti nze ngo ugeze ku irembo ahubwo ngira vuba nihute njye kureba ko uwo mwana aho nazize nzimuhagarikiye wenda naho bacitse igikumba nako simbi ngo erekeza ariko si ivumbi iri heruka kumesha uvuze ivumbi unyibutse ubukene mfite hari uragasani ngo herekeza twagira n'abari abana akabasaza kabashobotse abana nako bimeza abana nako kwizukuri maze munsurize nyina bisabo cyane yeguye uti ntugire ngo yarakubeshye ahubwo yari yaraheze uretse ko ubu ngubu amaze kuzanzamuka yewe nibyo koko ndabona umaze gutora kabiri ndamukubwirira humura ahubwo inkuru nziza numvise noneho irangiza nta kabuza usigara amahoro nawe ujyana kureba ibyo iwanjye aho bigereye nawe ujyana yandi yego abana akanyamuneza ntiwanjye ararayishimye ayiwe uriya singarukira yego mana yabananiranye ubaza ngo n'icyano kuko kandi uriya muntu azankoraho reka nigendere batagira ngo twari twabisezeranye zane kumanuka mpungara uramenye mawe ariko ngaruki ubwo ko kuba muzima twari dutashye ejo mu gitondo none uragira ngo batwongera andi mezi ariko ndamutsa zane ubwo ufite n'ubwiki urabona ari wanze gutaha koko humura nisabiye agahushya direct ngo tubonane urahari ko ariko kutandamutse yeza kuzwe iteka ryose ariko kubungaruki ubwo ntumbeshye wo kwasabye uruhushya humura rwose wigira impungenge nabonye tugiye gutaha nanga ko twagishukana kubwira imvune ubwo se koko niretera uruguhaye urabona se yarunyima ariko ubu ntabwo tukirabe ngo mu ruturo turi imodoka ziraba zateye amatako hano ayiwe wakoze cyane rwose uzi ko ubundi nari nkubonye nkumva umutima umvuyemo ubwo nanjye mboneyeho akanya ko kuza kugarurira iby'ubujiji bwari bwarahejejeyo benshi bitiranyaga n'umutima wa gikobwa kandi ari soni naterwaga n'uburara zatumaga nguhunga kuko miziri yaradufashije cyane itwegeranye igihugu habara n'ubwomanzi bwadutandukanyaga iteka kurushaho ariko se mbwira iryo jambo ryatumwe utinyuka direteri igugu yewe ndumva mbese nahera ku bya kera nkusubukura iyo gihe ateshejwe n'ubwire hari icyo se bivuge ndakumva nibyo koko dore ejo turinjira mu rumuri rw'ubundi buzima bushya ntasubiye inyuma rero ndabanza kugushimira cyane ko wifashe hano muri mizero nanjye nuko nkagushimira rwose uko wambaniye hano ahandi mu bandi mbese w'abandi byanyeretse ko utari warahindutse buheriheri ahubwo ko have sigaho narahindutse se bivugwa ahubwo nkwerurire nanjye ibyo nabaga mu byo bose nahoraga ku nkeke yawe na mama na data kubatekereza byonyine byatumaga niyanga bizize ubusa ariko gusa nari maze kwiba ntumva neza aho nahera ngaruka ibwari yewe kuko ntawe ukwiriye kuvumira itararenga wa mugani ndumva ikibazo twari tugihuje n'umuti wacyo wakabaye umwe aho nahuzagurikaga hose nakwibukanaga ikimwaro nyacyo nawe se maze nakubona nk'icusa ninjye ubizi
naricujije biratinda se, nyamara mu bishoboka ngasanga nta mizero yo gusama ibyasandaye. wahora n'iki? ubuse ntiyari benshi mu rubyiruko bayobye bakumva rwose nta karari k'iby'ubuntu bakwibonera. ntinze gusohoka ahubwo ngo ndangurure ndengura nerure bose ko nta mpamvu yo kwiheba ngo batsiratsize. uvuze gusohoka nibuka iby'iwacu, nibuka data wahanuye igihe mama nyibarutse ati umwana n'ingarukiye. reka rero izina rizaba umuntu uko ni koko bambi. ndaje ngarukira ibyiza byose, ngarukira ababyeyi, ngarukira urungano rw'umurava, ngarukira u Rwanda rwambyaye, maze nawe nkugarukire mwari ntigeze nanga. urakaba ngarukiye koko mfura y'iwacu. nanjye urebye umugambi n'ubu wa mugani wa mupagasi reko yigeze kuvuga ngo dutekereza kimwe. burya umusozi arasara akagwa ku ijambo. erega burya yabagatera mu rya nyirabayazana yakabaye ishumi mu kutworeka. baraka nako sintukanya bihorere nabona kubababarira gusa ntibazongere kuduhenda ubwenge. wenda aho umva ko kavutini ngumbashye inkoko ahuze ngo uwo mutinda aranyihata akanshuka buri munsi ngo nawe arangira inama. yewe kuko ntawe unanira umushuka. ngo we nyirabayazana ku gahuru nawe ra hari aho yagize ngo ngenda nubitse umutwe gusa nzamenya n'igihe ijuru ryangwiriyeho. nanjye ndishinze ntacyo ariko uyu ni umwanya wo kubabarira byose na bose nk'uko natwe Imana yabitugiriye ikatwunamura. ibyo byose dukwiye kubyibagirwa. nibyo koko ejo hazatangira icyiciro gishya mu mateka y'ubuzima bwacu. ugize ngo bwacu sereri hatse ayandi muyanikaga. bivuge humura niyo cyaba ari icyaha gikomeye giteye. uyu ni umwanya wo kubabarira no kubabarirwa. zane karame burya ngo ibirenge bigimba kujya imbere. aha turi hanyu hagiyemo ibitekerezo bifuditse n'imigambi kocamye, ariko iriya kigabo ahubwo harayikomeje. maze rero nkakubwira umugambi nagize na mbere y'irigeragezwa. ndakumva. no mu ijuru ry'igeragezwa no mu mizero yose, mbese iteka ryose kuva aho nciriye akenge. ese ko numva bikomeye baretse tukazabivugira ahagaragara twitonze. keretse usanze ari ngombwa cyane gutegereza, ariko ku bwanjye nifuzaga ko rwaba urwibutso rw'ikirenga rwa mizero. oya da nta mpamvu yindi ni uko gusubisasira cyane nk'aho bikomeye bikabije. erega ni amagambo akomeye ariko ntakanganye da, kuko n'abandi bose bagira igihe cyo kuyageraho. ariko wayavuze uzi ko haje ubwana bwimuka. ibyo birasanzwe. none rero nkagira ngo ba mbere igicumbi cy'urugo, umbere umutima w'urugo, mbese umbere nyina w'abana. yewe ibyo uvuze birakomeye cyane. wese tuba tutaragera n'aho tujya. ntacyo ariko ndakubwira uko mbyumva n'uko mbitekereza. mbwira rwose mwari nakunze kuva kera. umucyo ubivuganye umaze ubwoba. mu kinyarwanda cyacu ariko siko nta mukobwa urambagiza. nyamara yego burya umuntu agenda areba nyine ijisho rishima umurava n'ubwitonzi bw'abasore. mbese ibi yuko umuntu atazagwa mu ruza rwita ikiziba. ndakumva. ntayifuza kwigaburira umuruho ngo bahere mu bugeni ati inshuro y'urugero rw'umukecuru. gushimira iryo jambo mbwiye hejuru y'ibyuzi byose. oya humura. ku bwanjye rero Imana ibishatse byazaba. izabishaka niyo itwunamuye. ariko tukazira uruhare rw'ababyeyi muri bene izo manza. mfara rimwe zansindire kongera kubatera intimba rwose. zane karame ndagushimiye cyane. sinirirwa nagushimagiza bya gitindi, kuko n'ubundi umuntu yishima aho yishyikira. ibyo byo ejo tuzava mu kigo ngororamuco naho amizero tuzayajyana. tuyatura abatubyaye, tuyasangiza urubyiruko rwose rw'u Rwanda. uzanyizera nanjye nkwizere, maze ubu buvivi buzahamya ubudahemuka bwacu. ngaruki ibyo byihorere gusa. koko nta muti ukwiye kwifata amapfubyi ngo yitega amavi yitangira itama nkaho. ese ngo mivuze datamenga baraduhamagaye. maze rero umugambi ni uwo, ubundi natwe tukayibona ku kababa. nibyo rwose butinze gucya gusa. ndizera ko iwacu tutazabatungura bikabije. twabandikiye se.
yewe nyirabayaza ngo ararekwa ntashira n'ubundi ntahirize nyirabisabo ndamutashya rwose mubwire uti rwa rubukira erega nta kirembye cyane icyakora cyo ntacyo yari yabasha gusindagirira yewe rega niko indwara yo mu bukecuru imera naho nyirabisabo yarihanganaga none se buri gihe ko abataka ngo nta mugongo wo mu zabukuru yewe si nk'uyu wanjye wanyubutse yamara uyu munsi bwo sinzi icyo yari yikanze da yewe yijajaye asa nk'aho ameze neza ahubwo mugomba kunyaruka nkagira aho muramirira nibyo koko ubantahirize cyane ndabatashye cyakora sinshoboye kuguherekeza reka mpamagare mupaga asa kunsunikire mupaga se karame namwe nuherekeza uyu mwana maze nyirabayaza ngaho rero urota imana namwe nanjye ariko sinkugeza kure kubera iki se ntabwo ndakunguta cya cyarere cyanjye sidi uko bwije nanone waraye aha ugira kurarama maze nasize wa mukecuru yarembye none nawe ngo ni iki kirara bene ibyo bigira uwangundi di nyirabayazanara nuba ahubwo nuko ari nyakobujuri yagomeje kundondogorera ambwira iby'umukobwa we emwe nawe se kumukundara wagira ngo nabo bamwibujije ubwo kandi nari naje mpunga na nyirabisabo aho arambwira iby'umuhungu we ngarukiye nyamara di ntibirengagiza ko bavuze ko ari njye wamuraruye ngo tubararura se umuntu afata undi akamutera umutima atarasanga ngo simbizira ntibakadupfane bamenye ari ukuntu basigaye babarota hari si gusara nanjye narumiwe ceceka dore ngira gutabara ingata twumva ntawamukira none ubanahirize cyane ndabatashya kandi ujye unyumvira haba umurimo umusinari mfite ndabona nenda kuwukomora uzajya ushakira nyamuna nzajya nkurebera nzakubwira ubwo ahubwo nimpabona mwiriwe yemwe ba se mwiriwe wiriwe mupaga mwiriwe kamera nyirabayaza muraho uraho neza yego wari waje ino bari banyohereje ngo nze kubaramukiriza nabo bararembye nuko ye nanjye bantahirize ndabatashye uti nabona akanya zatuma akabando mubona bagezeho sibyo ngaho rero uramuke muramuke wihute kandi dore burije nanjye ubu ngubu ndatanyije wihute ngira aho mbaramirira niko mupaga karame aho wibutse gukora bya bindi byatunganye kare nuko ye yemwe abiwanje uwimbaba shaganye karame ese mwiriweho wiriwe gitariteze neza asa noneho ko mbona ureba nabi ndeka yewe wabyutse unyibutse umwana wanjye ngo aho wamuroteye inzozi nziza maze nanjye ibicuro sinakubwira ngaho mu jisho ngaho mu mbavu ngaho heye mbese umubiri wose n'ibicuro gusa mva nawe abana bazaza wa mugore we dore ko wemera ari uko ubonye n'imyaka yose tumaranye nturamenya ko ngabye inzozi yambaye igitare ngunda sinzi icyo numva ngicuma cy'umuzungu icyumva se usigura n'umutashye uw'abandi wenda wavaho ndenganya sinaherukaga kumva ibihinda ari uko zana ingakiraha goronomu wose kudaca ruguru nguko bisanzwe aragasenya yanguraga umutima gusa ariko umukobwa wawe wamurose koko none se erega umubini n'uwacu akabugira ngo umbwire n'abantashye humura nadapfa azaza nicara se nicariki winsonga mugenzi wanjye oya winsonga rwose ngusonga se ngusongera iki hari umwana wanjye namubuze ahagaze nako ntawamenya wenda yarapfuye ariho yewe hari na yanga yanze ubu sinzi niba noneho iri butahe hari n'ibindi byinshi byugariza umugabo umugore yigaramiye erega nawe burya muba mufatanije umubabaro hora ye ejo muzumva ahubwo nimbwa ngo zanyoneye ari kuyivuga uwo mwana umuntu yagira ngo jyewe nta ruhare mufiteho twasangiye kumubyara dusangiye n'ibyago byose byamubaho emera rwose wihangane ariko uranansetsa rimwe unyizeza bidasubirwaho ko umwana azaza erega koko azaza sharinda guhera ishanga kubera iki oya naze yo kaza ceceka wa mugore we niyumvire wase nawe ni goronome yewe n'imodoka noneho
umuhanda wacu uranze uraye nyabagendwa wa ko watise ngiyumvira baje kunjana se bahu yagize ndese ndumva inahagaze aho ahagaze koko ese ku mutima usimbuka so kujya kureba ibyo ari byo erega humura ndahari ndaco rwose niyo baba abapolisi janye na seko nagisoreye rigikubita mu byukuri rero urumva ko ndayindi sano bitanye nabo banyarwanda n'umwana wanje yo kagira umugisha n'umwana wanje ari hehe we yaje ugwimbaba ari hehe yaje ari hehe niza ninka gera gutabara utera kwisonga ari hehe zana gasembura urugamba ari hehe ni wowe mwana wanjye zana inka niwe niza ninka ku maso niza ninka ku maguru niza ninka ku bose zana inka wo kaza we kaze neza mwana wanjye nizana inka koko imana ishimwe imana ishimwe we nizana inka guhera ku mutwe kugera ku maguru nizana inka kaze neza mwana wanjye zana inka rwose urakaza neza uraza mu bawe uraza kwa so uraza kwa nyoko zana inka we zana inka we twaragukumbuye mwana wanjye urukumbuye rwendaga kunyita mbere wambaye imboneza mihigo twataramye ibyishimo nanze kubyiharira rwose niwe wamuzanye mbese nijye wamuzanye komera ramba ibyishimo data turabikwiza hehe zire nyirawe yazana ramaze kubimbwira kora rwose byabamuzuka rwose zenga by'inzozi urazikariza narayimbi rwose urazikariza wimbabasa nabikubwiye rwose wari yewe cyakora kabije pe ni ngombwa mugereho twishimane nibyo dore ubabanje guhagarara iwanjye nibyo mvura nzi nibyo ni ngombwa rwose twasangira kabisa cyo dusangire n'agahiye yimvukira ibintu aba bana bose se aba bana bose ubona arabona bose bagiye abana bose bagiye nabaje babaherekeje umwe burya buranuka da bose babaye nka bonse rimwe dore buriya nabo babajyanye iwabo babanaga aho ngaho kugira ngo mizeraho Ndagukwiriye kuba militari arenga ko mugabo wampaye gitarenga ubundi koko nkera gutabara nje mubwize nakwiye kuva militari arenga mbisubiremo nakwiye kuba militari arenga muraho abahana baje ayo mizero ubwo ni meza buri ibi byishimo koko turabikwiza rero ya nabadusekaga bazagana agahene ahubwo twaguma kureba kakamase ndetse masari ya rwose kimaze kuba gasubira rero no kucyabaje tubonye abana basuse baratahutse rwose oyi igihugu cyahandi kirarera rwose kirarera umwana aragusuhuza uraho ngarukiye mwana wanjye urahura koma murabona ukuntu yangannye uraho se urakibukana rya zina ryawe ndigarukiye ngendanye ingenzi yugarijwe n'igeragezwa ingabo igandukanye bakanga kakiri ikamba ry'umutsindo ngarukiye wangendanye bagendeye ibanga ry'ubugabo mu gisiza cy'ubuyobaho ubusore busobwa umwambara akambara gukataza mu yaruhabo umuhungu wa nyina we hindi ngarukiye wahukanye n'amashyano y'amashyando ugarukiye ababona ibyabo ngarukiye ubutwari n'ubugabo komera ngarukiye usesekaye ngasobukura iby'umuvubuto n'umuvumba w'ibishya wari umuvukije Ego sha. Ndumutabaza uteye kubangarukiye u Rwanda. Komera sha. Nuko mwana wa. Neza. Ejo nuko bagira ikimasa. Mugataho amahoro mukagira imana. Abana baraje kureze n'ibyishimo. Uyu ni umunsi usumba iyindi rwose. Uyu ni umunsi utazibagirana rwose. Abana bacu baratahutse twari twarahangayitse twari twaragize imitima ihagaze. None baraje nuko ukwiriye kuvumira itararenga. Oya nta wavumira itararenga rwose. Nuko uza tukabondora mukamererwa neza ariko ndabona abazanya kabiri da. Oya ubundi bwo amazi y'ahandi igihugu cyahandi kirarira. Muri mizero barabagaburiye.